ikaze kuri Race TV. Inkuru yacu uyu munsi tuyitangiriye hano hari akana k'agakobwa nyine kaje gasanga mu mwaka mu gikoni kamubwira ati mama umwe ufite ikihe kibazo ni gute waborotse nimero ya Eden. Akira nyine umwana w'umuhungu nawe ahita asohoka avuga ati mama none se wambona uyu mupira wangera. Mama aramubaza ati harya. Umuhungu aramubwira ati mama ahita amubwira ati hari ikintu nugukorera kiraza kugutungura nyine kuri uyu munsi wawe ugiye muri siporo. Umukobwa nawe ahita yongera aravuga ati mama none se Eden ko wamuborotse kandi uzi ko nyine ari umuhungu uri byose ni byose kuri njye none reba wamuborotse ubuse ndabigira. Mama wakarakareba arambwira ati ndabizi nyine ko wumva bikubabaje kubera ko na borotse nimero ze ariko ugiye ko ufite imyaka 16 uracyaraka. Agakobwa ati ni byiza cyane nyine mfite 16 urumva ko nenda no mundi ku umuntu mukuru rero ngomba kujya nihitiramo icyo ngomba gukora ntago ari ugomba kumitiramo. Wa mungu nawe afata yaji niba ari ji bamukoreye simbizi arihumuriza ahita azana amera nk'ugize isesemi mugiye kuruka. Kavuga ati mama ibi ni biki wankoreye uyu munsi none ko biri kunuka wagira ngo na amagi nyine yapfuye. Mama arambwira ati ni hari ibintu by'ibisusa byatsi by'ibisusa bimwe by'amababi yabyo y'ibisusa sinzi ngo ibindi bintu yagiye avanga nyine akoramo ji urabona ko byasaga icyatsi. Umuhungu arambwira ati none si ibyo bintu ko bizi ngewe ntago bizi ko ntabikunda kubera icyo ari byo waneguriye kubera iki nyine wumva wankora ibintu nk'ibyo. Mama arambwira ati ni byiza nyine ibyo bintu n'undi nakubeshye nabibonye online nyine ko akunda ugenda ukandika nk'ikintu no muri YouTube wabikora ukandika ukavuga ati wenda ni gute nakora ji imeze gutya na gutya. Na mama ahita ambwira ati ibi byose nabirebye online ndavuga ni ndaza kugukorera nyine ji nk'umuntu w'umusportif. Uyu muhungu nyine ngo ni umusportif ajya mu marushanwa yo gusiganwa kwiruka n'amaguru. Mama umuhungu ahita ambwira ati mama ibi bintu ngiye ndi kumva bimeze nyine nk'ibintu byagaze bitari na bizima none uri kuvuga ngo wangurenga akantu kazima ngo kare umfashe kandi uzi ko ngiye kwiruka. Ngaho reba ibintu nkoze uyu munsi uratuma njya kwirukanka nta n'ikintu kiri mu nda na kimwe cyangwa se nyine ndaza no gupfa kubinywa ariko simbizi nimba ari cyo byamfasha. Umuhungu ahita yivumbura atavuga ati mama ntacyo urakoze nyine turakinkoze urandaburije nyine uyu munsi nyiciye umunsi urandaburije. Mama ati Mason umuhungu bamwita Mason ahita avuga ati Mason waba utegereje. Akira aho ahita hasohoka nyine umugabo ubona ari umupapa menya ari papa wabo we ahita avuga ati Rauna nihe wankiri ikote ryanjye ry'amahirwe kwa kundi ufite akangwe nyine waguze uvuga ati kaguha amahirwe iyo kambaye uratwika. Ndavuga ati nihe wankiri ikote ryanjye ry'amahirwe tuvuge se ko basi bagiye kurijyana ahantu nyine ku buryo yishyira mu mashini ngo barifure. Umugore ambwira ati ntago ngiye nabyibagiwe ahubwo nabonye iringire ryo rikubereye nyine iryo naguhitiyemo ugomba kwambara uyu munsi. Umugabo ati wagira ngo ngiye nkora nyine urana kwa kundi uri nk'umusekirite ahantu ariko atari bamwe bano ba zino company tuzi bamwe nyine bambara amakote nyine ari nk'umubouncer ku kabari wenda ibyo amubwiye wagira ngo ngende umuntu w'umubouncer aho ngaho ura iki ni ikintu wowe wakorera umuntu ntabwo ubona ko kano kazi nari ngakeneye. Wibuke ko ari promotion ikomeye cyane ndi gushaka none reba ibintu nkoreye. Umugore arambwira ati ndabizi ariko rero byikubabaza. Umugabo arambwira ati ubu ngubu abantu bose bagiye kuza kunseka muri office ningerayo ngo ngiye muri interview y'akazi atariko nibanseka turaza kubona nigendaza gutahira nyine mbuze amahirwe y'aka kazi uraza kunsobanurira turaza kureba nge nawe ninde ubundi utegeka undi. Ngo nyine umupapa ahita atora afata ikintu ku meza ahita nigendera. Umwana ahita amubwira ati nose papa ntabwo tujyana nyine ngo depose ngeze ku ishuri. Umugabo aramubwira ati twigendere nyine. Bahita basohoka. Umugore arabwira ati nose ntabwo muri bumwe ka kafera. Bahita bamubwira ati ntabwo dushonje. Umugore asigara babaye nyine urabona yateguye yabyutse saa 10 zinga umugabo ajya kwiga ajya ku kazi saa 12 n'abana bagiye ku ishuri nibyo yatunganyije nyine banze kubifata ngo babirye. Asigara mu rugo nyine afata bya biryo n'ibintu by'ipapuro ajya kujugunya muri pubere. Kumbi tugaruke ku ishuri umukobwa aranga ahita avuga ati turi kubona wa umuhungu bamagaye ngo Eden. Kumbi ni wa mukobwa umubwiye ati Eden ni biki biri kujya mbere. Umuhungu aramubwira ati ndimo ndaganira n'inshuti yanjye. Umukobwa ati inshuti yawe. Umuhungu aramubwira ati bayita Emile. Ati ndimo ndabona ariko ikiganiro muri kukirana atari cy'abantu b'inshuti. Kinaga ari ikiganiro cy'inshuti ukuntu mbibona. Umuhungu ahita amubwira ati ariko ubundi kuki utajya umva inyuma ubundi wumbaza iki. Umukobwa ahita amubwira ati none ubu uri kubona none ndimo ndakuteza akavuyo ubundi uri umukunzi wanjye ntago wakagombye kujya wirirwa uvugana n'abandi bakobwa none imbere mu maso yanjye ndimo ndabireba.
umuhungu ahita amubwira ati umva rero nkubwire njyewe ngomba kuvugana n'umuntu wese nshatse, ntabwo ariwe umitiramo abantu mvugisha. Abukobwa buri hirya baramuseka nyine, buri kubona umukobwa araburije kwa kundi n'agakobwa kaza kakuvugisha karaburije gutya imbere y'abandi bakobwa, ubu mukemesheje byatari. Umuhungu ahita amubwira ati ahubwo niba udashaka ko duhita tunatandukana nonaha, ibyiza wakwigendera. Umukobwa bitekerezaho ntacyo amusubije, bahita bigendera nyine. Tugaruka ahantu ku meza nyine barimo baramubwira ati umva mani ibi ni ibiki noneho, ibi nibyo baguteguriye byo kuza gufata saa sita mbere yuko tujya muri siporo? Umuhungu ati nibyo mama nyine yamitiyemo ngo nibyo yankoreye, nta kindi nakora. Abandi baramubwira ati none ntabwo uzi ko uno munsi dufite irushanwa mani, uragira ngo uze kudutsindisha buri gihe niwe wari uturaburiza nyine mu marushanwa uzi inyuma, kandi ubizi ko turi mu bantu tugomba kuba twizeye nyine. Umuhungu aravuga ati sha byihorewe, ntabwo uzi ukuntu umuhungu umukecuru nyine aba yabinkoze, ngo yabisomye online nyine araza arabinkorera nyine yabimpaye, nta kindi nakora ngomba kubifata tu. Undi muhungu ahita avuga ati njye yaba ari njye ahubwo mama wanjye akemera kujya nkorera ibyo bya saa sita, ukuntu byajya binshimisha. Noneho ngo urimo urarekarama ngo mama wawe ngo aragutekera, tureba njye ibyo mba nitekeye ukuntu nyine biba ari bibi, nta n'ibintu bya danje ni imigati iri aho aba yazanye nawe. Umuhungu wundi ahita amubwira ati umva mani Mason, ugomba kumenya ko wakuze pana guhora uri muri bya bintu ngo meri wawe ngo aragutegurira ukajya nawe umenye kwikorera ibintu byawe. Umuhungu arababwira ati umva mani mwine tureke kuvuga ibyo bintu mudatuma ahubwo nanibuka ko ibintu ngiye kunywa bimeze nabi bigatuma nanabiruka, ahubwo muceceke mbe ninywera nta kundi. Undi muhungu ahita amubwira ati humura nta bimani, niba hari ikintu kindi wumva ushaka twe tugufitiye hano ibintu natwe twasigaje waryaho nta kibazo. Umuhungu arabihoreye yinywera bya biji byiwe nyine bisa icyatsi. Tugaruke hano bisa nk'aho ari ahantu muri ofisi wa mugabo nyine wavuye mu rugo mu gitondo bamuteguriye ikote rimeze nk'iry'ababounce. Yageze ku kazi ubona nyine abakozi bose bamwitegereza, sinzi impamvu bamureba akiri aho. Ahita haza umuntu uti John umeze uti? Arahindukira ati waramutse nyakubahwa Keton. Atambwira ati wow ndabona umeze neza. Umugabo ahita yitanguranwa ngo oya ngo nyine ngo nagusobanurira, ngo boss arambwira ati nsobanurira. Ati gute nsobanurire se ubundi iki? Umugabo ati boss ahita amubwira ati ariko ndabona uno munsi natandukanye ngenda bikunze. Ati rero ukuntu nkurikije ukuntu ndi kukubona nyine uje wambaye uri smart, sha biragaragara ko uri umuntu nyine waje witeguye kuko dukora interview, ahubwo ngwino tujye muri interview. Umugabo ati yego. Aho urakoze boss urakoze. Amukurikira ngo bajye muri interview. Tugaruke ku ishuri, wa muhungu ari kumwe noneho n'akandi gakobwa katari na kakandi ngo nembire, akandi kakanga ahubwo ka gatatu. Umuhungu ari kubwira umukobwa ati hariya nyine nta muntu urimo, niho nyine bagiye kuba baganirira bareba uko babigenza.